abarundi bafite imbaraga zizabakiza iki kintu ari nazo zishobora kukibateza. Buriya abarundi ni igihugu cy'isezerano. Abarundi bafite amasezerano azasohozwa n'Imana, kuko iki gihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bukomeye bukomoka mu ibanga ry'Imana. Ego yewe nigeze nahishurirwa mbona igihugu cy'u Burundi, iyo nza kuba mfite amafaranga nari kuguraho ikibanza. Yego. Utekereze ko nkunda ibihugu bitatu ku isi. Yego. Nkunda u Rwanda, ntabwo ari uko ndurimo, nta nubwo ndi proud yo kuba umunyarwanda. Nkunda u Rwanda. Kabiri nkunda u Burundi na Ethiopia. Mutagira ngo hari ibindi bihugu nkunda. Wimbwira ngo muri Amerika, wimbwira ngo i Burayi, aho hantu simpakunda, sinjyane nifuza kubayo. Ariko nabi Burundi cyangwa muri Ethiopia nejejwe nuko ndi no mu Rwanda. Kubera iyo mpamvu impamvu iyo njya gukunda ntabwo ari ngombwa ngo mbwire umuntu amarangamutima y'ibyo nashingiyeho, ariko hari icyo wiyumvamo kameme. Noneho ni n'ibihugu nagiye ngiriramo umugisha, ariko yego nagiye mpabonera umugisha. Noneho byongeye, iyo umuntu afite isezerano akajya mu ntambara aba arirambitse. Ariko iyo umuntu yakiriye isezerano akareka intambara aba yitsinze, aba atsinze intambara. Abarundi bakora gato konyine ubwabo bakumvikana, amacakubiri n'ivanguramoko bigashira muri bo. Nshuti yanjye, igihugu cy'u Burundi twajya tukireba turaramye. Kugira ngo tubone u Burundi twajya tugira gutya. Ni ubutaka bwahawe umugisha n'Imana, kandi ni n'abanyamaboko Imana yasohoreza isezerano.